twose cyane nagutinda kuri season yacu icyama cyo kuri What Lies Beneath. Tuzagukumbura iteka ryose Luisa. Pinag-uusapan natin nun. Ibintu byose twabinyuzemo nyuma na nyuma twaguze inzu. Umunsi umwe tuzaba abakire. Tugure urusuguru dukurire hamwe. Nubwo tutakuranye. Uracyari kumwe natwe kandi uruhuke mu mahoro. Lucas uri hano. Rwose ugiye gufungura fitness branch. Muratumiwe. Turahari. Yagarutse muvandimwe. Tutafite byinshi byo gukora muvandimwe. Uracyafite na byinshi byo kwitaho. Bimeze biti. Zini ncama. Ngomba kwemera iki? Polisi arakubita. Polisi arakubita. Nituba twarangizanyije. Urasubira mu rukuru ducece. Hano idongo yarakubiswe. Zini ncama ki? Kuri season yacu barakubita ku menyo. Nyagasani. Barakubita. Idongo yarakubiswe. Polisi uri hano ntabwo ari seriye. Isode ya gatatu twasize bamushimushe. Umugabo hano baracyakura amenyo. Bimeze bite? Santiago. Ufite umushyitsi sha. Umusuzi. Niko bamwita. Bro. Umusuzi. Visit. Kuya Rwanda ndagikunda cyane. Bro. Kuya nangyari sayo? Cyakugenda cyo bite? Idongo yarakubitwaga. Mu gitondo na nimugoroba. Niko kacyayi zari inkoni. Yadushimira Imana hano mu Rwanda ni sawa. Bagukoreye ibiki bro? Bagukoreye ibiki? Segariwe. Muvandimwe yarababaye. Makalabas ka dito kuya. Nzagusohora hano. Iko lahat para makalabas ka. Icyo bizasaba icyari cyo cyose ariko nzagusohora. Bimeze bite? Episode ya 4 kuri season yacu What Lies Beneath. Baricaye hano ntacyo gukora. Sore karababaye. Idongo yarahemukiwe. Bimeze bite? ABS CBN Studios Wakanda Base Chapa mu kiwanja 078355 yo nimero ya Chapa. Wahamagara wihuse batagwitaba nihuse cyane cyane duta dukora akazi. Bimeze bite? Iva kuri Mike ndacyari Chapa mu Chapa kiwanjani Karidiriti Professor Gwabugini Antivirus Tazi General Office Computer Network Library Anaconda Man Rugabisha Birenyi Shema rya Afrika Tango One Ego One Delta Force Agent Chapa. Iyo manukanye film. Iyo filimi imanukanye. Tumenya ngo filimi y'ubwenge irabarutse. Tumanuka twiruka. Tumenya ngo kabaye. Gake bucece mugace. Wakanda Base kwagiye. Season yacu bakabashaho bari gukina n'abahitinzi. Aribonye What Lies Beneath. Igihisha cyangwa se kiryamye mindani nuko dutangiye mu mujyi. After the evaluation, ukora isuzuma no kumva impaka ku mpande zose, hanyuma urukiko rufasha umwanzuro yuko rwafunze bantu mu buryo butanyuranyije n'amategeko. Hano rero turasaba igitaraganya immediately ko bahita bafungurwa uko ari bane. Bimeze biti? Felicitation turafunguwe. Abantu bane bari barafunzwe. Indu bikoze Zana abanyamakuru tubwire se ubwo nyukoresha n'ubwawe cyangwa nubwo wakwikuzimu nubwo nakwikuzimu. Bishimye ego. But I hope the renewed criticism of gusa nyine turabizi tuzakomeza tuzamura ibirego ku bantu n'ubundi bafungwa batabikwiye. Marami nang nabiktima. Ndabizi ko polisi irimo irarenganya abantu benshi ikakoresha imbaraga zabo mu buryo butari ubwanyabo. Ko ang pagtulong sa mga biktima. Zakomeza gufasha izo nzira karengane. Wowe urumva umeze ute? Mwe kugufasha ugiye gukora iki? Ese ntabwo ugiye kurega polisi wowe kuko nuwe waramaze iminsi bagutisha akazi bagufunze. Ko batuburaniye nta birenze. We gira tugende gira. Bimeze biti? Sisati ni ya 4. Dore icyumasha Raki. Dore icyumasha kamoto kubwenge hano uri kwa kamoto kubwenge
akamoto k'ubwenge ngo aha gendaho reka gendaho. Si Attorney Melendez po ba andyan? Anthony Menendez arimo na? Hindi ko napansin eh. Ntabwo mbizi, sinigeze mbimenya. Sawa, urakoze. Shaka Erika ni benshi. Sawa, twigarukire hano sasa muri gereza nkuru yaririmo. Hey! Gake idongo. Hindi naman huto yung araw ng pagdalaw ng kapatid. Muvandimwe wanjye ntabwo ajya kunsura uyu munsi. Ha? Hari ikindi kibazo gihari. Kapatid mong bisita mo. Ntabwo ari umuvandimwe wawe. Genda ujye kureba. Ninde unshaka mane kagabo kageze hano gafite n'abahoni mu kanwa Dorerivan yageze hano sasa habona Erika amekuja gaseka sasa Erika akwereke sasa Ano nagpapakita dito at nagpipilit kang iharap sa iyong isang preso? ese ko ntabwo biri ukunde ko muri buze kuza guhura reka akwereke mbere yuko bahura byagenze Alam mo, meron tayong procedure about that. uzi kandi uburyo dukoresha kugira ngo uze Gusto gusura ka na lang. ntabwo byakunda ko winjira Ano masalis ang dalaw ni Santiago? cyane ko utajya ubona ko bashyitsi basura Santiago. E di sabihin mo sa kanya, kapatid niya yun nandito. Genda umbwire ko umuvandimwe we ari uri hano. Tawagan ng inmate niyo ang isang abogado nandito. Gira vuba ariko kandi umenye yuko Hindi lang yun labas sa official call. hano imfungwa zanyu zihamagara abantu mu masaha ya nijoro Cellphone policy na kayo. kandi umenye ko nta muntu ujya uhamagara amasaha ya nijoro niba waba uri mu gihugu. Awal. Ibaza n'imfungwa zawe. Nakakuha si Edong Santiago. Ibaza noneho gute Idongo Santiago afite telefone. Or gusto mo ba i-report ko to sa bureau director? Urabizi ko natangiye kukurega abanyekibura ariko Anthony Way message y'ubugoryi bwawe ushobora kwangiza ibintu. Huwag ka mag-alala, papaimbestigahan mo ariko yun. utaza kudukanga sinamuga ariko ntukadukanga Kang naawa dyan kay Santiago. nagira umuntu Tetado kasi kandi Santiago nta muntu ujya upfa kumuhubukira gutyo uko nguko mga kapwa niya inmate. gusa nanone n'umugabo wiyubashye Pati yung mga jail nuko guards nyine afasha abantu hano muri gereza ko, niyo mpamvu tugiye kumugura magpatupad ng peace and order sa block niya. adufasha no kugarura amahoro mo hano. Una nga sulatan ng Santo Papa eh. Ndimo ndasaba no kugira ngiye kwandikira urupapuro papa Para sabihin gawing santo eh. babone bamurekura ku mbabazi. Haharap niyo ba sa akin ng None se wareka nkareba umutagatifu wawe uri gutaka ngo ubayeho neza ngo ufashe izindi mfungwa we o kung susulat sa Santo Papa? cyangwa ngiye kubwira boss wawe imfungwa zawe zikoresha telefone nijoro nibyo ari gutekereza sasa byageze mbere ukaza kureba yidoga finally tumekutana kaje gaseka umunsi mwiza gatuje umunsi mwiza ntagubagurika umunsi mwiza Pagod ka. urasa nkaho unaniwe urananiwe Hindi ka ba nakatulog kagabi? wigeze usinzira nijoro karatuje Di pa ako nakakatulog ng bahiming ganap. usibye na nijoro imyaka 14 sinigeze nsinzira Malaman, di ba? urabizi nabyo washakaga kumenya Noon ko pa dapat to ginawa. nakwiye kuba nakoze ibingibi igihe cyashize Na kinausap at hinarap. byibuze nibwo twari kuba twaravuganye Ipaintindi sa'yo kung bakit ganun yung nangyari. ndagira ngo wumve impamvu nakoze ibyo twakoze 16 lang kami noon, eh. twari dufite imyaka 18 idongo byumve ni 16 mbabarira twari bato cyane bafite imyaka 16 Lang kami ng mga pulis. Bug din umupolisi yadushyizeho ba pressure nila kayo? wese yaragukubise yaragukubise ra Ang sa akala niyo mamamatay na kayo. bigeze bagukubita ku buryo utekereza ko ugiye gupfa mwavoka we Hindi. oya ntabwo bigeze bimba Ba nila mga pangalan ninyo? bigeze basuzugura izina ryawe se Tinawag ng kung ano-ano. none ngo ibintu byose wabisubiza uko byahoze Sarili mong pangalan. sasa rero nta kintu na kimwe uri kwibuka sibyo Tindihan mo. ndabizi ko byose ubizi ubunyamaswa ugiye kumbwira ubunyamaswa ubuswa Yun ang tawag nila sa akin dito sa... niko banyitaga kagabo baragahemukiye natin yun. reka ibyo tubyibagirwe Tapos na yun. ibyo ni ibyahahise nta birenze dore ko n'akagabo kamureba nta birenze
bimeze bite Sa GC natin noon na nag-meet kayo ni ariko Lucas. wigeze ubivuga n'ubundi mu kiganiro mbere Wala. wowe na Lucas mujya mucata rimwe na rimwe Like I said before. ariko nabivuze ni Friends, inshuti yacu Sama- nigeze kumwandikira rimwe friends. ariko ntabwo twigeze duhura neza Really ese okay with you? weyo muri kumwumva umeze neza Yung brother niya because of cyane ko testing. umuvandimwe we yagiye muri gereza kubera ubuhamya twatanze tugaruka hano sasa ku nshuti zacu eshatu Nung umpisa, rimwe na rimwe nyine mbere nibwo byaniraga ikibazo pero siya na mismo nagsabi sa akin ariko that nyine naje kubimenyera nta kibazo on from the past and he may have been cyane ko Lucas yavuze ngo ni ibyahahise ntabwo n'undi akiturakariye koko ntabwo akiturakariye actually he's been a cyane rwose to me. ntabwo akiturakariye n'undi ari inshuti yacu ntari birye bano bafitemo ubwoba ko barahemutse So let's go. tugende Opening. tugende nyine tubajya gufungura gym duhari oya njye nahari No, Mel. oya urabona Mary Come on, guys. oya muzi Year. mfite imyaka 14 ariko Si Lucas. Move forward na rin tayo. Lucas tudahura muzi ariko tugende Siya move forward tayo pero magkaibang direksyon. oya twakomeza ubuzima ariko mu byerekezo bitandukanye wapi ntabwo byakunda abangaba barikanze sasa oya arikanze Alice yarikanze mbonye imodoka arikanga tugarukire hano wakoze kunsura mwavoka Pero kailangan ko ng reka nisubirire mindani Galing pa namin ng video. uyu munsi tugiye kwiga bibiliya sasa ndabakunda cyane isheni urabiga bibiliya ku murongo Pumunta ako dito para sabihin sa'yo hindi kita nakalimutan. nari ngiye kubura ko nigeze nkwibagirwa wigeze unyibagirwa Mga dahilan kung bakit ako naging abogado. uri impamvu nahindutse umwavoka uranyumva niwe mpamvu yonyine Nag-aral yatumye mpinduka umwavoka Pedong. nshaka kongera gufata ku kirego cyawe I want to help you nshaka kugufasha nshaka kumfasha uramfasha iki karahindukira Hindi ako may kailangan ng tulong mo, Tony. ntabwo ndi umuntu ukeneye ubufasha Gaya ng sabi nuko nabivuze ako, magtatama. I will correct my own mistakes nzakosora amakosa yanjye At tutulungan ko kayo. nibwo buryo nzakugufashamo ibintu bikagenda neza sibyo nitahire Mo sabihin. ushatse kuvuga iki nshatse kugusetsa agashaka arakaye buretse gatoya iki Kamag-alala, Tony. ntugire ikibazo mwavoka Sigurado ako. ndabizi neza I'm sure Kaya tayo ulit. tuzongera duhure gatuje sha mujye mutinya umuntu udahubagurika tuzongera duhure hisubirira isheni p zona prisona imbohe inmate iyo kagabo kamwiriye set Baby? seti pepe mwana wanje Alice yaje ubagurika seti nakana kiwe bimeze biti seti uriye Alice yaje ubagurika none yarafashe umwana asa yiruka aza muri Philippines nabo tuzi ngo yaravuye mu kiye gihugu baby mwana wanje seti uriye yabuze umwana The eclipse is more fast. ubwira kabiri burihuta cyane kuruta ibyo ngibyo seti mami mbese neza kureba umugabo uri hano arika reka kwereka sasa umugabo yiswe Edward Si Mike, ameze nk'umuvandimwe kuri njye magiging mahirap na lampasan to para sa ating lahat pero nubwo ibihe bikomeye ariko tuzabinyuranamo ninyo at alam ko naman na ndahari ku bwanyu nandiyan kayo para sa akin. namwe murahari ku bwanjye sasa uyu mugabo Edward bigeze no kumuvuga niwe wabagurishije hantu bavuguruye Edward yanababaye hafi igihe muzehe yari yapfuye yabaye hafi ya Alice bimeze biti uyu niwe musaza gusa twe twubonye Alice agizemo ubwoba Sabi ni Santiago, ese ko wabwiye iki Santiago noneho ubwo ni idongo ka ba na nagsisinungaling mga kaibigan mo? Tungkol ese sa sarili ni wawemereye ko Luisa. wigeze ubeshya ku by'iriya saa Kung gamitin yan laban sa'yo, aramutse abikoresha nyine akurega cyangwa akwirakwiza nyine ibinyoma Precautions yun sa akin. nta mpamvu Ako abogado ng panahon na yun. sinigeze mba umwavoka kera At maninipilit kubera ko kera twarakoreshejwe ng polis. n'abapolisi abapolisi baradukoresheje Yun ang gusto kong ipaintindi kay Eto. ariko nashakaga gufasha idongo icyo gihe kung biglang lumabas yan,
Apekto at makaka-apekto yan sa reputasyon. aramutse se asohotse n'ubundi ntabwo byakangiza icyubahiro cyawe. Ano ba sa tingin mo yung pupuntahan ng investigasyon natin? Sinzi n'ibindi byo byakunda gusa iperereza ryo rigomba gukorwa. Pumatay kay Luisa. Gusa tugomba kumenya ngo ninde wishe Luisa bya nyabyo. Sento talaga si Edo. Ni nabwo buryo bwo kwerekana ko Idonga arengana. Natao ko ano talaga yung nangyari. Abantu bose bakamenya ibyabaye. At tama ka. Ariko ibyo uvuga nibyo. Huhusgahan ako ng mga tao. Abantu bazambona mu buryo bubi cyangwa se ubundi. I'm so sorry. Bigarukirana. Edward. Mbabarire Uncle Edward. I was so worried about Mbabarire nari nahangetse kubera Seti. Hindi Uncle. Ndabyumva nta kibazo ndabyumva. Yata yung tinanda ko eh. No? Okay, nta kibazo. Uncle. Ndashaje. Ntabwo ari cyane. Binibisita pa rin kami itong si Beth. Ariko Minsan sa simbahan. mushaka nyine mwajya muza mukadusura n'ibisanzwe. Pre, nuhi ako. Nta kibazo rwose ajya tuza tubasura. School tayo, halos doon tayo nakatira sa bahay nila, di ba? Cyane ko ari we inshuti twagiraga kera tukiga. Auntie Christina ninyo kapag... Auntie Christina se muramwibuka ukuntu yajyaga bakubita utwo kurya. Yego turamwibuka. How is she? Ameze ate? How is she? Ameze ate? Alzheimer's? Ararwaye yifitiye akarwara. Raw na ayos. Rimwe na rimwe iminsi ye ntabwo ibisa. Nina pagkagising niya. Abyuka anyibuka. Lala niya ako. Rimwe na rimwe ntanyibuke zarasose. Bisita dun sa mga pinsan niya para makapagkwentuhan. Ariko nzamujyana kubasura n'ubundi nta kibazo. Nzamuzana kubasura namwe ujye muza mumusure. Uncle ha, alagaan mo yung sarili mo. Nta kibazo mwiteho Uncle Edward. Balik ka na ba? Tugarukire hano. Be, Ese kuki uri kugenda cyane? yung Pure Glow. Umva tubiganire. Tinatanong paano mo ayos. Dufite umupangu uri buze kuza gucamo nugira ikibazo. Sibyo men? Tumapat pa to dun sa rehearsal. Ibintu koko tubikore cyane. Ye nifitiye rihaso. I'll call you back. Ndaza kuza kubahamagara. Bamwe mureberera. Bahorana bafata utuntu tw'utuvideo. Ese afata telefone. Telefone yarasoni. Tugaruka kuri Lucas. Wari umujango yararakana gato cyane abaye igisore cye kibogari. Mary yaramuhamagaye. Mary Montenegro yaramuhamagaye. Hari no gucaho. Ari kumuhamagara ari guca. Uyu telefone ayireba. Ayirya sini Kigali. Tanayibika. Uyu musore kuntu yarakaye ari nta kintu gisekeje akibona. Uyu musore kuntu yarakaye. Hello. Hagikabye. Sino? Ninde? Sawa. Pigarukire hano sasa. Magkasakit ang auntie ninyo. Auntie arwara. Napabayaan ko na yung bahay. Numvaga n'ubundi Maganda rin siya para inzu nta kintu imaze, inzu imbana nini. Lumipat kami sa Reka apartment. dufata umwanzuro wo kwigira muri apartment. Okay, pagbili kasi mahal namin ito tsaka marami na rin kami. Niyo mpamvu nyine nifuje ko twayigurisha. Ntabwo nabishakaga mbere. Kumbinsi mo ako na Ariko numva ko mugiye kuyivugurura. at hindi nyo na pagigiba yung Aho kugira ngo n'ubundi isazi biri aho ngaho nahise mbyemera. nagawa ninyo ha. Mwarakoze kubwo gukora biri. Yung mag-alala ang. Ntugire ikibazo Uncle. Iho namin papabayaan yung bahay. Rwose inzu yatuzahita hano tuzahitaho neza ntugire ikibazo. Mrs. Miller? Oh, yes. Miss Mila, Po yung mag-i-install ng CCTV. tuje kwestara CCTV camera. Alam niyo naman na lahat ng areas, right? Okay, nta kibazo. Bye. Muri tayari Areas ko na. tuzanye Yes. kamera 9. Don't forget the outdoor. Ahantu hose muhestare nimwibagirwe no muri korodoro ahantu hose mwakubita udukamera. Amen. Sana nta kibazo reka tujye gutangira. 10 CCTV? Kamera 10? Dami nun? Ese urumva atari nyinshi? I mean, ukuntu bimeze? never be too sure. Waya ntawamenya. He sets the house. Urabona nyine cyane seta arakubagana. Po? Ariko 10, kamera 10. Kailangan ako sa States, you know. Nyine urabona nyine tukiba muri seta kumbe babaga muri Amerika. Kahit wala ako sa bahay, I can check on him. Nakundaga kumubona nyine karakubagana. Alice, Ben, Alice, Betty, ba ang auntie nyo ha? sawa reka njya gufata anti wanyu. Sige. Ingat ka. Turi kumwe. Wite. Kamera 10 bagiye kwestara. Kamera 10 ariko Betty arikanga. Kamera 10 tugarukire hano. Huhusga darating yun. Mucamanza rero azaza, sibyo? Once na may hawak akong evidence Niba mfite ni Edo. ibimenyetso byose havuga ukuri Idongo bazata bamusora ndabizi niko kuri. So, ano sabi ni Santiago? None Santiago we yavuze iki ubundi? Hindi siya nakinig sa akin. Ntabwo yari kunyumva n'ubundi urabizi. Dapat kasi noon ko pa siya pinuntahan. Nakabaye kuba naragiye kera
kumureba Hindi ako nagduwag. nabaye ikigwari Dapat noon ko pa sinabi sa kanya kung ano yung... nakabaye kuba naramubwiye ko turi kubikora n'ubundi Pero gusto ko kasi pag humarap ako, gusa nashaka kumwihurira guhura nawe mbona nkubone akala ko kayimubwira gusa ntabwo byari binyoroheye may intindihan. nari nzi ko ari buza kuza kunyumva byoroshye ariko ntabwo yanyumva May kailangan ng tulong mo, Tony. Kanya kwibuka ntabwo ndi umuntu ukeneye ubufasha bwawe nkuko nabivuze Magtatama. Mga nzakosora amakosa yanjye pinagtulungan ko kayo na maitapin. ahubwo niba ari umuntu ushaka ubufasha genda wifashe fashe n'inshuti zawe bimeze bite episode ni ya 4 What Lies Beneath Sabi niya na naka-move on na daw siya. akomeza kuvuga ngo yarabirenze yaragiye Hindi niya ako tatawagan kung totoo yun. ariko niko kuri ntabwo yigeze abirenga Nakaka-move on, paano pa siya? urumva koko ibyo bintu niba bitaramvuyemo we byamuvamo koko nibyo bimeze biti episode ni ya 4 sasa dore inzu raki dore inzu sha uve ku magetubamo dore ubwoko bw'inzu sha Welcome home, babe. karibu mu rugo baby nari gukumbuye Yan mo ako ng 100 black eyes. nubwo wankubita ijisho ukarimeneramo Forgive you. nakubabariramo bebe Anton, ay bose Anton acting like ako may kasalanan. reka kwigira asa nk'aho amakosa ari ayanjye Then you sure did ndekura making it seem like I was the problem. uwagaragaje ko ari njye kibazo ariko narabisobanuye Didn't want to cancel on the guys, babe. baby No. ntabwo nshaka kubonaga n'abandi basore Angry. urabizi Kapag nubwo tujya turakara Not anything. ariko niwe watatse mbere sibyo Excuse me? uretse gatoya Anton, Anton bagay sa'yo magpakamartir. kwigira aho nk'umutagatifu ntabwo bikubereye jugunya indabyo hasi yegegege zango za dore sasa ibira barakubita hasi yakubise indabyo hanze hari abamubonaga nabo birirwa bamufata utuvidiyo badupostinga ake sasa twigarukire hano sasa Okay, mahan ko nito. nabisinyo nta kibazo Ito mamaya, ha? ariko hari umuntu uraza kuza kubifata Attorney, may naghihintay po sa inyo. hari umuntu ugutegereje hanze Oh, appointment ngayon, ha? ko nta muntu se twari dufitanye randevu Ayan po siya. ushobora kuba ari umukiriya mushyashya uje kukureba nyine ngwino umukiriya mushya bimeze biti episode ni ya 4 sasa iyi filimi bantu banje teachers amafaranga twayariye Be waiting, Attorney Erica Melendez. Anthony Erika Menendez arikanga Lucas aje kwirebera Erika musore ntabwo ajya aseka dore ko umusore abareba yarikanze uyu ni n'umuyaksi we barakundanaga bakiri abapeti nyagasani bimeze bite Rito ako. ibintu byo tuzabona muri episode zikurikira aracyari capa mucapaki wanjani karidiridi iyi season shaho bantu banje DJ twayariye gusa ko tugomba guhereza ikuzo DJ Kabira muri OG Studio ndetse na DJ Gakara abasaza bamena mu mufungo gake turya isi bucece mu gace ibyo nibyo tuzabona bimeze bite filime z'ubwenge nabwo ngo ucyumva sauti ya capa gituvuga ati filime y'ubwenge yabarutse hasta la vista.